umva bagusetse icyo Uwiteka agiye kubakorera. Ntabwo ari abana bawe bazabaseka, ntabwo ari imitungo izaguhorera, ntabwo ari uburanga, ntabwo ari amashuri wize, hoya nta nubwo ari uko dufite uburambe mu itorero, ahubwo umwami Imana iri hejuru yaritegereje ibona birayibabaje, iri hejuru imenya ko bakurenganya, imenya ibyo baguseka ibyo ari byo, niyo ubwayo igiye kubaseka. Ninjiraga mu nzu hano hirya mukoba iyo mbayemo yose bakanyirukana, aho ngiye hose bakanjujubya, ndagenda ndara hanze, ndara mu buzima. Uyu mwana wanjye twarimo turirimbana yarambwiye ngo mama, ibindi byose uzabireke, ariko ndaga icya kabiri cy'umugabane wawe w'umwuka wera. Ni ibintu yakundaga kumbwira, cyakora mbashize igihe yarakuze atongeye kubimbwira. Ndumva umwaka nk'amezi 8 atongeye kubimbwira, ariko ari igihe kigera ibintu byose bikagenda, ariko byavuzwe n'Imana. Umunsi umwe narapfuye ngiye ni Esteri, ndi umugore mfite abana 10, hanyuma naturutse Gikondo. Mfite intashyo rero, mwakira intashyo zaho nagiye nyura hose. Hanyuma ndashimira Imana ikunze ko nanjye nkandagira hano tukaganira ku ijambo ry'Imana. Imana nihimbazwe. Ndashimira komite nyobozi babyemeye bakanyakira mu ruhando rw'abavugabutumwa benshi buzuye muri uyu mujyi ndetse no mu Rwanda hose ndetse no hanze y'igihugu, nanjye bakabona yuko nkwiye kuba umugabura w'ijambo ry'Imana hano Shejemu. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma rero tujye gusoma ijambo ry'Imana. Nifuza no kuririmba, numvaga turi buganire ku ijambo ry'Imana gusa, ariko kubera impamvu ngiye kuririmba bitari bunkundire, numvaga indirimbo nayireka, ariko ibintu mpagazemo nabihanuriwe na Rafiki wa hano, arambwira ngo nzaba umuhanzi mu bihe ngo bitoroshye, mu bihe ngo bizaba bikomeye. Ambwira ibintu byinshi nta mwanya mfite. Mu byo yampanuriye rero arambwira ati kandi natwe uzaturirimbira, ariko tutakiri muri uru rusengero. Wibaze ko Rafiki nibwo yari akinjira muri uyu, hanyuma twari turi muri korari iririmbamo umuntu witwa Mamisheza, abandi baba bazi ku izina ryiwe ryitwa Umwari. Ntabwo nzi ngo yitwa ngo iki, urumva ni kera. Icyo gihe umwana nari ntwite yambwiye byinshi, ntabwo nabona umudundi bubivuge. Umwana nari ntwite afite imyaka 6, murumva ko ni kera. Rero ibyo byatumye, kubera ko ninjiye muri runo rusengero, ntekereza ko mwari mutaratekereza no kurwubaka, ntabwo mbizi. Numvise rero icyo gitumye numva nifuje kuririmba. Ariko reka nsome ijambo ry'Imana. Nazanye n'umwana wanjye wa kabiri, ndabona aho yicaye ari kumwe n'umwana ndetse uwa 10 nari ntwite icyo gihe. Ndabizi ko umwana wanjye ntago abikunda, ariko yihangana aze turirimbe. Mu gihe rero bakiza, reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya mbere, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 3. N'ubundi urasimbuka naho hepfo uhita umanuka ugasoma 2, tugasoma n'umurongo waho wa 4. Ndumva nkuzaniye ijambo rivuga ngo umwami Imana azabaseka. Ndumva nshaka ko tuganira ku ijambo ry'uko umwami Imana ari we uzabaseka. Reka dusome ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera.
rw'Imana mumundire mbibutse ibyo Yesu yavuze akiri hano mu isi yavuze ko atazadusiga nk'imfubyi kandi yavuze ko iwe hari amazu y'abadahari ababitubwiye nuko rero ukomere kandi ushikame ubwo ari we wavuze icyawe nawe kizajya yemwe torero ry'Imana mumundire mbibutse ibyo Yesu yavuze akiri hano mu isi yavuze ko atazadusiga nk'imfubyi kandi yavuze ko iwe hari amazu y'abadahari ababitubwiye nuko rero ukomere kandi ushikame ubwo ari yo yavuze icyawe nawe kizajya urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditsweho ngo Uwiteka azabe uhereye none ukageza iteka umwami w'abami niyamamare urufatiro rw'Imana aho gufata harahari nimuhumure rwanditsweho ngo Uwiteka wanjye uhereye none ukageza iteka umwami w'abami niyamamare abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi mwiza wa Siyoni utajya ubashika kunyeganyezwa kandi uwahaguye wirinda kwivanga Imana iradukunda tuba mu biganza byayo abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi mwiza wa Siyoni ari wowe dore ukuntu basa neza bashika kunyeganyezwa kandi uwahaguye wirinda kwivanga Imana iradukunda tuba mu biganza byayo urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi Uwiteka azabe
urakoze cyane mwana wanjye, genda wicarire. Yesu ashimwe. Twavuze ko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umwami Imana izabaseka. Mu buzima busanzwe hari ibintu biduseka, ariko umuntu naguseka azasigaze naho bazamuseka. Umuntu iyo agusetse aba akwiye gusigaza, kwitegura ko hari intambwe iri inyuma yiwe nawe igiye kumuseka. Ariko ibyawe umva bagusetse icyo Uwiteka agiye kubakorera, ntabwo ari abana bawe bazabaseka, ntabwo ari imitungo izaguhorera, ntabwo ari uburanga, ntabwo ari amashuri wize, hoya nta nubwo ari uko dufite uburambe mu itorero, ahubwo umwami Imana iri hejuru yaritegereje ibona birayibabaje, iri hejuru imenya ko bakurenganya, imenya ibyo baguseka ibyo ari byo, niyo ubwayo igiye kubaseka. Abagusetse nibashaka baba bafite imbaraga zingana gute, ibyo bagusetsemo nibashaka baba babyemerewe, ariko iravuze ngo umwami Imana iri hejuru izabaseka. Noneho dusomye ijambo ratubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro, ngo kandi amategeko ye akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto mu gihe cya Imana ishimwe, cyera imbuto mu gihe cyacyo, ngo ibibabi byabyo n'ibyuma, ngo icyo uwo muntu azakora kizamubera cyiza. Icyo azakora cyose. Ntabwo hahirwa abanyamafaranga menshi, ntabwo hahirwa Esther nabyaye abana benshi, oya. Ntabwo hahirwa abafite uburanga, nta nubwo hahirwa abafite amafaranga, nta nubwo hahirwa abayoboye amatorero, ahubwo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nimba iyi migambi y'ababi utayikurikiza, uri mu banyamahirwe, kandi uzakwirukasa nta wundi uzamuseka, n'uhoraho uri hejuru cyane ureba ibikorerwa mu isi. Uzakwitambika nta wundi muntu bazarwana, ahubwo ifite amaboko magari. Imana ishimwe, ifite urufatiro. Tumaze kuririmba turavuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Ngo abantu biringiye, siko turirimbye, ngo Uwiteka bameze nk'umusozi. Ayiwe Imana ishimwe, ngo mwiza wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa. Hari ibintu bidakoraho. Nubona umuntu yiringira Imana, ushobora kumurusha gutunga uyu munsi, ariko twumvise ko abanyamahirwe, kuko umuntu wese muzarebe mu marushanwa asanzwe, muzarebe amarushanwa asanzwe. Narijye kureba ku isaha, ariko ndatekereza yewe niyo nayoba, ibana natwe ntago iyoba, ibana n'iri teraniro, ibana nanjye, ibana n'abatumishi, iyo ntabwo iyoba. Irabizi ko isaha igomba kubahirizwa, kuko irabizi ko dukeneye kumva n'abandi bantu b'Imana. Imana ishimwe. Nashanye ijambo rirambwira ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yabo. Babajije Pawulo, uzasoma Abaroma ibice bitatu, uzahasanga amagambo avuga ngo ni iki Abayuda barusha abandi. Umugabo ari kostara yuzuye umwuka wera, arababwira ngo babaruta muri byose, nuko babitse ibyavuzwe n'Imana, ibindi arabibika. Ujye ubabwira ngo ndi umukristo, nzahora ndi we, kandi mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ntabwo tubarusha ibindi, ahubwo dufite ibyavuzwe. Kandi uyu muntu watubwiye ibi bintu afite amakuru, ntabwo yakwicisha inzara. Mama, ihangane nubwo wabona bitameze neza, ariko ejo hazaza bizamera neza. Nabonye kubika ibyavuzwe n'Imana atari kimwe no kubika amafaranga. Musi umwe nahuye n'intambara, abantu bose bamvaho, abantu bose baragenda.
ariko Kristo agumana nanjye. Mbika ko yavuze ngo nzamukorera no mu gihe kibi. Ninjiraga mu nzu hano hirya mukoba iyo mbayemo yose bakanyirukana, aho ngiye hose bakanjujubya, ndagenda ndara hanze, ndara mu buzima. Uyu mwana wanjye twarimo turirimbana yarambwiye ngo mama, ibindi byose uzabireke, ariko ndaga icya kabiri cy'umugabane wawe w'umwuka wera. Ni ibintu yakundaga kumbwira, cyakora mbashize igihe yarakuze atongeye kubimbwira. Ndumva umwaka nk'amezi 8 atongeye kubimbwira, ariko ari igihe kigera ibintu byose bikagenda. Ariko byavuzwe n'Imana ntabwo bimungwa, nubwo wabona nta gacu, ariko ibintu byavuze n'Imana byishakira inzira. Kandi ujye witonda ku muntu wavuganye n'Imana, mu gitondo yakudepasa, nimugoroba wamubonaga nk'umuntu usanzwe. Ubundi ku busanzwe uyu muntu aradepasa. Abanyamahirwe muzarebe umuntu ushaka urushanwa mu bikino, muzarebe abakinnyi basanzwe mu buzima busanzwe, amagare, za kurusi n'ibindi bintu mwabonye ku mihanda. Haba hari abantu, yego ndaje soze, haba hari abantu bahagaze ku mihanda babitegeye bakomera, ariko iyo aguye agwa wenyine. Ariko muri aba bose unyuzeho wese barakomera, iyo haje undi ahita mudepansa. Nuko nguko ibintu bigenda. Abo rero ntabwo ari bo banyamahirwe, ahubwo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ndagira ngo ubwire tugiye gukoresha ku bantu bakuzaniraga amagambo, ujye ubabwira ngo umwami Imana azabaseka. Nibakubwira ngo barakuroga, ujye ubabwira ngo mumveho, umwami Imana azabaseka. Ari mu gihugu cye cyo mu ijuru, ntabwo azabaseka ari hasi ngo tuvuge ngo yavangiwe nk'uko twe tuvangirwa, ahubwo uri hejuru azabaseka. Azaseka abakugenza, azaseka abakurwanya, azaseka ibiguhagurukiye. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe. Rafiki amanurira, nari nzi ko nzi kuvuga muri iki gihugu, arambwira ngo ntabwo uravuga. Nkumva mfite ubuhamya ubw'inzara ubw'ibiki n'ibiki. Arambwira ngo Imana igiye kukuremera ubundi buhamya. Nkibaza Imana igiye kundemera ubundi buhamya. Nkumva ubundi buhamya Imana indemeye, ndavuga ati se nta bundi buhamya. Ambwiramo ibintu bikomeye cyane, simfite umwanya. Ndamubwiye, numva mu mutima ndamupinze, ndanamusuzugura. Nimba hari umuntu wapinze, napinze Rafiki, ariko mu gihe gito kuko yari yamanuriyemo impano y'imodoka, mu gihe gito mbona umuntu angabiye imodoka, ndavuga ni wa muntu na bya bindi. Nongera ibihe byo kugira ngo ndebe ko nakwiyaranja bya bintu yamanuriye bibi nibingereho, ariko ni wowe uri kubikora gutyo. Icyo Imana yanditse yaracyanditse, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abasi Imana yabo, mwanyikirije cyane, amen. Rambwira ngo bazakomera. Abo ngabo ngo nibamara gukomera, no mu gihe gishishanya bazakora iki? Bazakora iby'ubutware. Umunsi umwe narapfuye ngiye, ngarukamo indirimbo ivuga ngo mperutse kubona ngiye iwacu heza, kuko numvaga nduhutse iyo miruho. Ibyo bintu yakubwiraga nawe ubwawe wakwicecekesha. Hari ikiri mu ijuru imenya uko byatangiye, ikamenya n'uko byashoje, ntikangwa n'urugamba uko rwase uko ariko kose. Igihe iyo kigeze Imana iratabara. Turashimira Yesu utadutanze mu maboko y'abagome. Turashimira Yesu utigeze udukuraho kwera kwayo, tukaba twicaye hano shejemu. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Turashimira Yesu ufite abagabo bangana gutya bakivuga Imana. Harimo abanini, harimo n'abatoya, harimo abagore ba nyiramahirwe. Imana ishimwe. Turashimira Imana yadutoye, rubanda rwadutaye. Kandi nkwibutsa ko itakwishe utaramenya inzu y'Imana, ubu ntacyo kizagutwara. Wowe kurikiza ibyo ngibyo. Ndumva negereye ku musanzu ngasenga Imana. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. No kwicarana nabo byihorere, ahubwo ubwira umwami Imana ngo ko numvise kugiye kubansekera, duvuge iki, dukorane iki nawe. Azaguha ikiganiro, azaza kuzuza ibyo kuvuga. Imana ishimwe. Sinkangwa n'abarimo baragukoba, sinkangwa n'abakuneguririza inzara, sinkangwa n'abarimo barakureba ukuntu, sinkangwa n'abutambuka bagaseka. Ibyo birabareba. Uzabaseka azahora baseka, ariko
ariko we baragusetse, nibasigarane intambwe zizabaseka hanyuma tugiye gusenga Imana. Kabone nubwo waba ugeze ku bimenyetso byo guterezwa cyamunara, ndumva umwuka w'Imana umbwiye ngo ntabwo uzatererwa cyamunara, kandi ntabwo nemereye kuguhagurutsa muri iri teraniro. Imana iherutse kumbwira, irambwira ngo mukwiye guhanura muri Arabwenge kuko iminsi mugezemo ntabwo ari nk'iya kera. Reka nkubwire nkutangarize iri tangazo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Kuba waje urahiriwe. Dusenga Imana. Kuba naje ndahiriwe. Abanyamahirwe ntabwo ari abanyamafaranga cyane. Nimba hari umugore washatse kurwanya ibi bintu, muri korona njya gucuruza, ndavuga nti Rafiki yamanuriye ibi nibi, ariko biriya bintu basuzugurira mu bantu gese ndabijyamo. Ni njyewe korona ninjira mu mujyi wa Kigali, maze Imana irambwira ati, irareba iravuga ati aka kagorye sinzi icyo ndi bugakorere, irabihombya byose. Mwebwe mwageze kuri finali kugeza ubwo musaba umuhanuzi wabahanuriye. Je nagiye nago nagiye musaba, ariko nagiye kujya kumuguza. Arana yanyemerera, ariko umunota warashiraga, igice cy'umunota ni Rafini y'amafaranga ageze, ari umuhanuzi wamanuri. Waba waramwaye kugeza kuri urwo rwego, ariko turashimira Imana ivuga igasohoza, ni muyimpera icyubahiro. Nubwo baguta, nubwo wasigara uri igiti cy'inkokore, ariko ndagira ngo nkubwire ngo abanyamahirwe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nabonye abiruka atari bo basiga abandi, ngahubwo ibihe bigwirira biba kuri bose. Abiruka ntabwo ari bo basiga abandi, kuko numvaga mbwira Imana ntinzafasha abakene, nzambika bambaye ubusa. Urabizi ndabikunda, ariko rwose ibi bintu binkuremo, kandi urabizi nawe aho umaze kunshyira. Irambwira ngo ibyo ngibyo ntabwo bindeba, cyo nzi cyo nuko uzankorera, kandi nakubwiye kuzankorera mu gihe kibi. Ndashimira Imana, yari yambwiye ngo nzajya kwitangazamakuru, nabanjirije kuri Beura ngenda nseta ibirenge, ubu ahantu maze kugera sinahabara. Ariko ndashimira Yera yuko iyavuganye natwe ariyo kwizerwa, kandi ndashimira Yera nagerageje iteka nkumujya numva naza nkicara nk'umuntu nyine numirwa hirya no hino, hanyuma nkaza nkiyicarira. Ariko mutasheshejemo urusengero rwa mbere nk'icyumba cyo kuwa mbere, nanjye Kristo arandarika kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bikunde bigire gute, bisohore. Nta kintu Imana yakubwiye kiti ngo umugabo wawe, uwo mugabo wawe urimo ukuriza yihangane, hari watubengutse, umugabo wawe atarakubenguka, hari wakubengutse umugore wawe atarakubenguka, nashaka gusuzugure agukure ku rworo rw'ikirenge. Mfite indirimbo ivuga ngo Imana irakubaha, Imana irakubaha, abantu bagusuzugure, ariko iri mu ijuru ukuntu ikubaha niyo izabakwena umunsi yabakudepashije. Dusenga Imana. Humura, tuzi umutima, n'itariri ryarakeye. Kabone nubwo utawufite amaboko abiri, ukaba ufite kamwe ugifite umwuka gusa, cyangwa twose twararangiye ugifite umwuka, haracyariho ayandi mahirwe. Ndagira ngo nkubwire ntihagire wongera kukuzanira amagambo, uwari wese ibyo yakuzanira ibyo ari byo byose, umubwire ngo Umwami Imana azabaseka. Ibihuko byaba bisa kose, Imana yiteguye kubagusekera, kandi ntizabaseka itaguhaye akantu, iraza kuzana ku bintu by'inoti. N'ingaruka nzababwira ukuntu yanyishyuriye amafaranga muri bakesha. Iyi Mana yakizabaseka, Imana ihimbazwe. Umunsi umwe bari biteguye kunkoba, bazi ngo nkozwa n'isoni, ihita igenda yiseseka muri bake, yishyura ideni. Ayi wewe, ni ibintu byabaye. Abantu twabanaga hano ruguru rwa Mara, yiseseka muri bake, ihita yishyurira ideni, ibundi irabaseka. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana, mu by'ukuri turaguhimbaje. Ni wowe musa mbonyemo amahoro isi yose yifuzaga, twajyaga tuyashaka ntituyabone, tugasuhuza umutima. None uraduhagije, izina ryawe nirihimbazwe. Uhagije aba bagabo, uhagije aba bakobwa, kandi ndagushimiye ko uyu mukobwa nubwo atasabwe cya gihe kera, wamurinze gusabirirwa mu bisharagati nk'ibyo Esteni nasabiwemo. Ushaka kazasabirwa mu matete, agasezeranira mu iretaje. Kandi iki gihe nicyo kihe uje gusohoza amasezerano yiwe. Imyaka ibaye myinshi, ariko ntiwamubeshye nk'uko abivuga, yari yakiriye, ariko urabikoze. Amen. Dushimira Imana kandi tumusabire umugisha w'Imana. Arakoze.
arakoze, Yesu amuhe umugisha. Reka twakire.